Ndagushimiye wowe dukomeje kubana kuri General Knowledge Entertainment, urubuga ukuraho amakuru atandukanye yibanda ku buzima, ikoranabuhanga ndetse na politiki. Reka tugaruke mu buzima. Mu Rwanda tumaze iminsi tubabwiye icyorezo cyahageze cy'indwara y'umuriro mwinshi iterwa na virusi ya Marburg. Mu ngamba zikomeje gufatwa umunsi ku munsi, ubu noneho izigezweho ni za Minisiteri y'Uburezi zihagarika ibikorwa byo gusura abanyeshuri biga baba mu bigo. Minisiteri y'Uburezi yatangaje ko gahunda zo gusura abanyeshuri biga bacumbikirwa ku mashuri zibaye zihagaritswe mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya Marburg. Iki cyemezo kikaba gikubiye mu itangazo ryashyizwe hanze na Minisiteri y'Uburezi MINEDUC mu Rwanda, yashyize hanze kuri uyu wa Gatatu tariki 2 Ukwakira 2024. MINEDUC ivuga ko aya mabwiriza azakurikizwa mu mashuri yose mu Rwanda kugeza igihe Minisiteri y'Ubuzima izatangira andi mabwiriza mashya azakurikizwa. Iri tangazo rikomeza rivuga ko hagamijwe kwirinda kwegerana cyane, Minisiteri y'Uburezi MINEDUC imenyesha ababyeyi ko igikorwa cyo gusura abanyeshuri biga barara ku mashuri gisanzwe gikorwa buri kwezi kibaye gihagaze, kikazasubukurwa nyuma y'igenzura rizakorwa na MINEDUC ifatanije n'inzego z'ubuzima. Mu mabwiriza mashya yatangajwe na Minisiteri y'Uburezi mu Rwanda harimo kandi ko abayobozi b'ibigo by'amashuri ndetse n'abarimu basabwa kugenzura niba nta munyeshuri ufite ibimenyetso by'ingenzi biranga uburwayi bwa Marburg birimo umuriro ukabije, kubabara umutwe bikabije, kubabara imikaya, gucibwamo no kuruka, ndetse no kwihutira kohereza umunyeshuri wagaragaje ibi bimenyetso kwa muganga, gushishikariza abanyeshuri kwita ku isuku bakaraba intoki kenshi, kubuza abanyeshuri gutizanya imyenda n'ibindi bikoresho, guhumuriza abanyeshuri ntibakuke umutima ahubwo bagakurikiza ingamba zose. Minisiteri y'Uburezi kandi yamwibukije ababyeyi ko basabwa kwirinda kohereza ku ishuri umunyeshuri wagaragaje ibimenyetso bya Marburg byavuzwe haruguru, kwihutira kugeza umunyeshuri wagaragaje ibi bimenyetso kwa muganga kandi agasubira ku ishuri ari uko abaganga bamusezereye yakize. Abanyeshuri nabo basabwe gukurikiza amabwiriza ajyanye no kurwanya ikwirakwira ry'uburwayi buterwa na virusi ya Marburg. Minisiteri y'Uburezi kandi yatangaje ko mu gihe hari umunyeshuri ukeneye ibikoresho byihutirwa, umubyeyi wakorana bya hafi n'ubuyobozi bw'ishuri akabyohereza akoresheje ubundi buryo harimo n'ubw'ikoranabuhanga. Tariki ya 27 Nzeri 2024 nibwo Minisiteri y'Ubuzima Minisante mu Rwanda yemeje ko abarwayi ba mbere ba Marburg bagaragaye mu Rwanda. Kuva icyo gihe imibare ya Minisante yerekana ko abamaze kwandura iki cyorezo ari 29, muri bo 10 bakaba bamaze guhitanwa nacyo, mu gihe 19 bo bakiri gukurikiranwa n'abaganga. Abaturarwanda bagirwa inama yo kwirinda kwegerana cyane cyangwa se gukora ku muntu wagaragaje ibimenyetso bya Marburg, ndetse no kugira umuco w'isuku binyuze mu gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune, cyangwa se bagakoresha umuti umenyerewe nka hand sanitizer. Ibi bibaye kandi nyuma y'uko Ambasade ya Amerika mu Rwanda ifatiye umwanzuro ko abakozi bayo bakomereza akazi mu rugo mu rwego rwo kwirinda kwegerana, bikaba byatiza umurindi iki cyorezo cya Marburg. Inyuma y'uko kandi ejo hashize Mount Kigali University nayo ifatiye umwanzuro ko abanyeshuri bayigamo bakomereza amasomo ku ikoranabuhanga hagamije kwirinda gukomeza kwegerana, bikaba byaba imwe mu mpamvu yo gukwirakwiza iyi virusi ya Marburg. Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ikomeza gukangurira abanyarwanda gukurikiza amabwiriza ntibakuke umutima. Iyi ni General Knowledge Entertainment, isoko y'ubumenyi. Komeza kubana natwe wunguke byinshi bitandukanye bigaruka cyane mu ikoranabuhanga, ubuzima ndetse na politiki. Gira amahoro.